The Zoom TV 24. Ndetse niyo twicaranye nabo barakubwira bati twemera uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ndetse Musenyeri Smaragida wa Kabgayi ngira ngo hari kuri Noheli yigeze kubwira abaturage ikintu nashimye, yaravuze ati umuntu byara batabashije kurera abahemukira Imana, ariko reka tubishyire mu bikorwa. Baratubwira bati twemera uburyo bwo kuboneza urubyaro. Umwaka avuga ati icyo kiganiro ubundi ni cya muganga wabyigiye n'umurwayi, ariko ibiganiro byajya kurangira bati twemera uburyo bwa kamere. Ahangaha nagira ngo ngaruke no ku buryo bwa kamere nyakubahwa Perezida wa Sena, nanjye ndabwemera koko bunakwiye kuba ari bwo tubanza kwigisha. Hari uburyo bw'urunigi, abatazi uburyo bw'urunigi ni uburyo abashakanye bicara bakabara iminsi y'uburumbuke, ngira ngo ugera nko ku minsi 8 niba nibuka neza, aho ukoze imibonano mpuzabitsina uba ufite amahirwe menshi yo gusama. Icyo gihe urunigi rukubwira ngo ntukore imibonano mpuzabitsina muri ya minsi y'uburumbuke. Ikindi bemera ni uburyo bwa kamere, ni uburyo bwo kwiyakana. Banyakubahwa abagabo bateraniye aha baze kubitubwira tubiganire neza. Nyakubahwa Perezida wa Sena yatubwiye ngo tuvugishe ukuri. Ubundi muri ya minsi y'uburumbuke Imana uko yaturemye nibwo imisemburo iba yazamutse mu mubiri, ni nabwo umuntu aba yifuza gukora iriya mubonano mpuzabitsina, ni nabwo igenda neza. Nibyo rero kubwira umuntu ngo ntukore imibonano mpuzabitsina hahandi iri bugende neza ni frustration, haba ku mugabo haba ku mugore. Kumubwira ngo mwiyakane murimo mukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni frustration. Nahe n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bimwe bisenya ingo, ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko ari bwo bifuje, n'uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemera buri wese kwihitiramo. Ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho, aribwo bw'ibinini, aribwo inshinge, n'ubundi buryo bwose dufite. Njyewe rero nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu, tukagirana ubundi bufatanye n'amadini, dufatanya neza mu buryo bwo kurwanya hepatite, mu buryo bwo kurwanya icyorezo cya sida. Ahangaha turanabashimira cyane. Mu minsi iri imbere tuzabereka ubushakashatsi cyo bumaze kugaragaza. Igihugu cyacu kirimo gushimwa cyane mu rwego mpuzamahanga, twagabanyije icyorezo cya sida nubwo imibare itarashyirwa ahagaragara, ariko ni ikintu dushimira amadini, dushimira abafatanyabikorwa bose. Ariko turimo gutana ku cyerekeye family planning. Turabasaba nyakubahwa Perezida wa Sena uyu munsi mudufashe itegeko nshinga ryubahirizwe. Umwaka ushize byavuzwe na Vice President Musa Fazil, yaricaye umunsi yaravuze ati turimo kwica itegeko nshinga. Icyo gihe mwatugira inama muti mugende mwongere muganire. Twaraganiriye ariko bigeze aho tubona ko ibiganiro birahagije, twubahiriza itegeko nshinga, amavuriro tuyoboye atange serivisi zingana. Ntabwo twashyira amikoro mu bakozi ngo bicaraho badakora ibyo bize. Ntabwo twapenaliza umuturage utuye muri turiya turere ngo ajye gukora ibirometero 100 ajya gushaka uburyo bwo kuboneza urubyaro ashaka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umukuru w'igihugu yashyira poste de santé muri gahunda y'imyaka 7 ngo umusenyeri yandike ngo poste de santé ntikoreshwe ibyo. Ntabwo leta yahemba abakozi 100% kuko ni leta ibahemba, ngo umusenyeri avuge ngo umukozi ntajye mu kigo nderabuzima runaka cyangwa muri poste de santé. Nashimye ko mwadutumiye twese mukaduha ijambo. Ahangaha ni ukuganira, ariko ndabasaba ko dufata ibyemezo. Murakoze. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.